Njya nibaza impamvu amadini muri Afrika akomeza kwiyongera, abayitabira bakaba benshi, ariko wareba i Burayi ari nabo batuzaniye ayo madini n'amatorero, umubare ukagabanuka iwabo, za kiliziya ndetse n'ayo madini yandi bafite ndetse n'insengero ugasanga zisigaye zikorerwamo ibindi, ariko twebwe imibare ikiyongera. Biterambere rikiyongera, ariko twebwe tukongera umubare w'abakristu, iterambere ukabona baracyaturi imbere cyane. Yego baradusize biragaragara, ariko se kuki iyo vanjiri ubwo bukristu batuzaniye batabukomeza? Kuki bo imibare igabanuka twebwe ikiyongera, amadini n'amatorero akavuka buri munsi, ariko bo iwabo bikagabanuka? Niba mu by'ukuri koko nta kindi kibyihishe inyuma. Dufate nk'urugero, urasanga mu gihugu cya Finland aricyo cya mbere gifite ubukungu bwa mbere buhamye ku isi butajegajega, ariko habayo insengero ubu ngubu ziri munsi ya 20. Ubusuwisi buri ku mwanya wa 2 mu kugira ubukungu butajegajega, ariko habayo insengero ziri munsi ya 30. Igihugu cya Denmark kiri ku mwanya wa 3 mu kugira ubukungu butajegajega, hari insengero cyangwa amadini atarenga 23. I Burayi na Amerika mu by'ukuri muri rusange, zimwe mu nsengero na za kiliziya byahinduwe amasomero y'ibitabo, ndetse hagirwa n'ibindi bikorwa bitandukanye kuko nta bantu bakizitabira. Izisigaye ahenshi uzisangamo cyane cyane abirabura, ariko hakabonekamo n'abazungu nyine bageze mu zabukuru kuko aribo bakomeye kuri kwa kwemera kwabo. Ariko ngwino wigerere muri Afrika, hari insengero nyinshi cyane. Dufate nk'urugero, nk'ugiye muri Kameruni mu mujyi wonyine wa Yaounde, honyine hari nabura 4,000 by'insengero. Wahagera nka Abidjan muri Cote d'Ivoire ukasanga insengero 4,100. Mu mujyi wa Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari nabura 7,000 by'insengero. Wagera i Lagos muri Nigeria ho hari nabura 10,000 by'insengero zihari. Kandi iyo wigere hano mu Rwanda naho uzibaza niba koko twari dufite abakristu bagaragara nyabo, koko buriya jenoside yari kuba yarabayeho niba abakristu twari dufite bari abakristu nyakuri. Muri Afrika uzahasanga insengero ziruta amashuri n'amavuriro. Muri Afrika dufite abapasiteri, abapadiri, abashehe ndetse n'abandi bakozi b'Imana nk'uko biyita baruta abaganga. Muri Afrika buri wese yavutse bundi bushya, ngo ni ikiremwa gishya gitwikiriwe n'amaraso ya Kristo cyangwa ya Kristo. Muri Afrika buri wese yohereza umuriro wa Kristo, icyo bita ngo fire. Buri wese yuzuye Roho Mutagatifu. Muri Afrika uwo Yesu yanahindutse umugabo w'abagore badafite abagabo. Urebye neza wasanga bamuca inyuma hari. Abanyafrika usanga hanini abenshi turi abanebwe, ababeshyi, abamunzwe na ruswa, abanyarwango, indyarya. Ibyo byose bikorwa mu izina rya Yesu na Yezu ndetse n'abandi. Mu by'ukuri gusenga Imana si ikibazo, ariko se koko dusenga bya nyabyo? Amadini y'inzaduka niyo yo kudufasha? Gakondo se yo iteye ikibazo? Ayo hanze se yo atumariye iki niba nabo bayavaho? Munsubize nanjye numvireho.